Nshuti bakunzi ba Real World News 250 nk'uko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru aba ari gucicikana hirya no hino, yaba aya politike, ay'ibyamamare n'abahanzi ndetse n'andi yo mu buzima busanzwe aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Muri urwo rwego rero ndagira ngo mbanze nshimire wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu, kandi nawe utarakora subscribe reba gatoya munsi gato y'inkuru urebe amagambo ari mu ibara ritukura ukandeho, numara gukandaho uraba ukoze subscribe, kandi nanone wibuke ukande ku nzogera irahita iza aho ngaho kugira ngo amakuru yose tuzajya dushyiraho ujye uhita ubimenyeshwa. Muri aka kanya dufite inkuru y'umusaza w'umufaransa witwa Remy Julien wamamaye muri filime za James Bond. Kuri ubu ngubu akaba yamaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 22 Mutarama uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021 nibwo inshuti n'umuryango batangaje ko umwe mu bakinnyi bakomeye bo mu Bufaransa ari we Remy Julien wagaragaye muri filime nyinshi za James Bond yapfuye azize COVID-19 afite imyaka 90 y'amavuko. Julien wabaye inararibonye mu mafilime arenga 1400 ndetse no kwamamaza kuri televiziyo, yari arwariye mu bitaro byo mu mujyi wa Montargis rwagati kuva mu ntangiriro za Mutarama uyu mwaka turimo. Umuvandimwe we yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ati icyagombaga kubaho cyarabaye, yadusize kare nimugoroba ku wa Kane. Byari byavuzwe ko yari mu bitaro aho yahabwaga umwuka. Urupfu rwe rwemejwe n'umudepite wo mu karere ka Loire ariwe Jean Pierre Dor, akaba yari inshuti ya Julien. Julien kandi yavukiye i Quepoy hafi ya Montargis mu mwaka w'1930.